Aramutse neza nshuti bavandimwe mwese aho muherereye, nagira ngo tubasuhuze tunabifuriza ibihe byiza mwese aho muri, abari kure abari hafi hirya no hino aho muherereye mu mirimo itandukanye, abo bwije ni mwiriwe, abo bukeye ni mwaramutse. Turabizi ko abantu bari ku migabane itandukanye. Hanyuma uyu munsi rero nagira ngo tubakire kuri channel shasha yitwa Shilo MTV. Hanyuma rero turi kumwe n'umushumba w'itorero, nagira ngo aze kuvuga iyo channel. Nje sinamenye ko kubivuga neza, kugira ngo aze kubitubwira. Ni umushitsi wacu uyu munsi waje kutumurika iyi channel. Ni channel y'itorero, araza kubitubwira bihagije, ariko nagira ngo njewe mufasha tubakire kandi tubishimire. Tunabasaba inkunga yo gukora subscribe, share ndetse na comment, uko mubonye uburyo bwo kubona umwanya wo gusoma cyangwa se gukurikirana. Nagira ngo twakire umushitsi cyangwa se umushumba atwibwire, hanyuma tuze kumubaza ibindi bikurikira. Murakoze cyane mushumba, tugwaye kaze kandi turakwishimiye. Murakoze cyane Apostle kutwakira. Imana imuha umugisha. Hanyuma reka twivuge abatatuzi kugira ngo batumenye. Mazina nitwa Sebagabo Semu Nzandihina, ariko ni Semutungwa, mbese ni Sebagabo Semutungwa. Ayo niyo mazina yanje. Ndi umushumba w'itorero rya Shilo hano muri iki gihugu. Irabona uko. Sawa, urakoze cyane mushumba. Nkuko yarabivuze, uyu ni umushumba w'itorero, ni bishopo w'iryo torero rya Shilo. Hanyuma nagira ngo mu bibazo bikeya dufite uyu munsi, dufite ikiganiro gitoya kuko mwifuje kumurika cyangwa se kubwira abantu icyifuzo cyanyu cyangwa se igitekerezo. Nagira ngo ubwira abantu iyi channel yitwa gute, hanyuma ifite intego nyabaki, wenda utubwire mozi 2 cyangwa 3 icatumye izina rya channel uko yitwa kuko twari tubivuze, kugira ngo nanone bakomeza kudukurikirana cyangwa se abazaza badukurikirana bazamenye uko babigenza. Nanone utubwire n'intego 2 cyangwa 3 zigize iyo channel cyangwa se zatumye mutekereza kugira channel. Murakoze mushumba. Murakoze cyane Apostle ku kibazo cyiza tubajije. Gize neza rwose. Reka tubasobanurire ichannel yacu. Twebwe k'itorero rya Shilo twifuje gufungura channel yacu, tuza kuyiha izina ryitwa ngo ni Shilo MTV. Shilo MTV, aho ni mu magambo ahinye ko niko channel yacu yitwa. Hanyuma iyi channel rero intego nkuko mwari mubibajije, iyi channel yacu ya Shilo MTV ifite intego zigera nko kuri 3, reka ariko mvuga ariko kandi zona banishi. Intego ya mbere imwe wikubitiro no kuza twanyuza ibiganiro byiza byubaka uyu murimo. Yego, dushaka gukomeza kwagura ubwami bw'Imana. Twabonye ko kubyihererana cyangwa se gukomeza kubigira kubigumana, dushaka kubisangiza abandi. Twabonye ko atari ngombwa kubigumana, dutekereza kubisangiza abandi. Niyo mpamvu ya mbere cyangwa se intego. Yego, turavuga ngo hazoza hanyura ibiganiro byiza byubaka uyu murimo cyangwa se byagura uyu murimo w'Imana dushingiye ku byanditswe. Intego ya kabiri y'iyi channel yacu, twavuze ko tuzatuhanyuza ubuhamya bwiza, tuzatuhanyuza ubuhamya butandukanye. Ubuhamya twabonye ko nta mpamvu yo kubwihererana. Yego, dushaka kubusangiza isi yose cyangwa se abakizwa cyangwa se abantu bose. Intego ya gatatu, twavuze ko nanone tuzatuhanyuza ibitaramo bitandukanye. Mbese ibitaramo twenda dukora, turavuga ngo nta mpamvu yo komeza kubyihererana. Turavuga ngo reka twagure tubisangize abantu bose, biza bifasha abantu bose, binezeza abantu bose, kuko tuzi neza ko hari icyo bizagenda bihindura. Ngizo impamvu cyangwa se intego 3 twashingiye kugira ngo dufungure iyi channel yacu. Murakoze cyane mushumba, mugize neza. Intego ya mbere waruvuze ngo nugukenera gusangiza abandi, kubyihererana si byiza. N'ubundi gabazavuga bakuru ngo bizabiryoha bisangiwe. Yego, mwatekereje neza. Igitekerezo ni cyiza.
habe na Yesu aganira n'abigishwa yarababwiye ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu kuba abigishwa. Buriya abantu bafashwa n'ibintu bitandukanye, hari abafashwa n'ijambo ry'Imana, hari abafashwa no gusenga, hari abafashwa n'indirimbo n'ibitaramo bitandukanye nk'ibyo uvuze. Hanyuma rero nagira ngo wenda tuza kugana ku musozo kuko uyu munsi ikiganiro cyacu ni gitoya no kubamurika abantu bose kuko twari tubivuze no kubasaba gukora subscribe na share na comment. Buriya ntabwo umuntu ashobora kumenya ibintu byose, yego, kandi ndabizi ko ni channel y'itorero kugira ngo dukomeze dushigikirane, n'ubundi nta kindi ni ugushigikirana. Buriya umuntu wenyine ntaho yogera, ariko iyo umuntu ari kumwe n'abandi azagera kure cyane. Rero mudufashe kugira ngo dufatikanye tugere kure mu buryo bwose. Ibisabwa murabyumva kandi murabizi, nibyo twari tuvuze, kandi tubasezeranije kuko umushumba bivuze mukure. Ndizera neza kuko mwatekereje igitekerezo cyiza. Reka nane mfata umwanya kubashimira, yego, itorero mwicaye hasi mugatekereza ko ari ngombwa ko mugomba kugira uwo murongo wivuga butumwa ndetse n'ubuhamya. Yego, ubuhamya naje buzabufasha sande cyane, buzabukiza imitima, kuko iyo umuntu yakubwiye ibintu yanyuzemo uzawumva nawe biguteye izindi mbaraga. Yego, hari abandi baba bari muri ibyo bihe bitandukanye, ariko iyo umuntu akubwiye ibyo yanyuzemo nawe uzawumva bigusubijemo iteke. Rero mwarakoze cyane mushumba gutekereza ico gitekerezo ciza, kandi ngo abajanama Imana izibana nabo. Turizera neza kuko Imana izagenda ikora byinshi kubwicano, abafite ibibazo bizakemuka n'ibindi byose ibyifuzo by'abantu bizasubizwa, kubera kuko n'izina Shilo ndagira ngo no musozi w'ibisubizo cyane rwose. Izina Shilo yonyine tutagiye mu byanditswe birimbitse birahari byanditswe byinshi, ariko ndagira ngo niko yego so umusozi w'ibisubizo. Yego, wibuke habe na Ana iyo yasubishwe, Ana niho yasubirijwe kwa Ana alipanda Shilo, yazamutse umusozi wa Shilo ahura n'ibisubizo. Rero ndizera ko na abashumba ndetse n'abakristo ba Shilo bose aho bari kwisi babyumve, dufite umuyobozi wacu. Ariko nagira ngo wenda hari message ushobora kubwira abantu tuza kugana ku musozo, uhereye ku mushumba mukuru. Ndabizi ko mufite representant legal. Yego turamufite rwose, n'abandi shuta bavandimwe hirya no hino. Ndagira ngo n'abakristo ba Shilo, yego, nagira ngo tugweze ijambo rimwe ugire ico ubagezaho cyangwa se ubabwire. Murakoze cyane mushumba. Murakoze cyane Apostle, Imana ibaha umugisha. Dukomeje kubashimira rwose ku bibazo byiza mukomeje kubaza. Dusubiza kibazo mubajije cyangwa se message mudusabye gutanga kugira ngo tuyisangize abantu bose. Tubaje kubashimira bose, icyo cyo cyambere kibanze. Ubundi harakwa rukozeho kugira ngo tukabwira abantu dufite representant legal uhagarara itorero ryacu rya Shilo, atuye muri Amerika, yitwa Byiringiro David Joshua. Uriyo muyobozi wacu mukuru, niwe uduhagarariye muri itorero ryacu rya Shilo. Rero icyo dusaba no kugira ngo abantu bose badushigikire, duhereye mu itorero ryacu rya Shilo, abakristo bagize Shilo hano dutuye n'abandi hirya no hino ku isi, mu dushigikire kugira ngo tukomeze twagura uyu murimo. Ikindi gihe cyo kwagura ubwami, gihe cyo kwagura ubutumwa bwiza, mudushigikire rwose, nibyo byiza kugira ngo ubutumwa bugere kure. Nizere ko cyane cyane ariyo message mwari gusara bakeneye kugira ngo tubabwire cyane ko dukeneye kubisangiza isi, ubundi kandi tubasaba nabo abantu bose kudushigikira. Murakoze cyane. Sawa, murakoze cyane mwese, turabashimiye kuko umushumba yarabivuze. Umuntu wese ubona iyi video, yego, cyangwa se iyi channel ntaceceke, akandi hari abantu n'ubundi azareba ariko akareba ikiganiro ariko nta kandi. Uri yurebye udakanze ntacu uba wakoze, ariko umuntu wese uyireba akandi subscribe nta mafaranga agenda, hanyuma aze kutubwira ni byiza ko yayibonye. Buri hari akantu umuntu azakoraho ukamenya ko yayisomye, cyangwa se ukandika muri commentaire, nabyo ni byiza. Turabashigikiye kandi turabakunda. uko mwese message bagezeho. Arakoze umushumba kuri message nziza kandi itorero rinanabatasha mwese muri Kristo Yesu. Murakoze cyane, ahasigaye tuzagenda tubategurira andi masomo n'ibindi bazagenda bazana. Ndabizi ko uyu murongo uzanyura ibintu byinshi byiza. Mugire umunsi mwiza. Murakoze cyane. Murakoze. Yego.